Kongeye kubaha ikaze mwebwe abadukurikira bari mu Rwanda ndetse n'abadukurikira bari mu mahanga. Uyu ni wa mwanya twatangije kandi twazanye ugomba kuzabashimisha. Bamwe babyita ibihuha trend. Ugomba kuzajya ubyitaho ukabitega amatwi. Gusa nubikurikiza ugakurikiza ibyo nakubwiye, birakureba cyane, bizagukoraho n'akazi kawe. Kuko hari ibizajya bitambukaho ahangaha muri iyi ibihuha trend, ugasanga wabigenderaho uwo ubwawe wirashe nda cyangwa wirashe ino. Ni Eliwayini kuri Big Man Ipower. Ikiganiro ni ibihuha trend. Nizere ko umeze neza. Muyango amaze guhamagara i Kigali, arareba asanga abantu bakeneye show, asanga content zamaze kubura i Kigali, avuga ati reka nzikarisonyekira hanze. Mwamubonye yari yabwiye Kimenyi yifata ngiye akaguru nzakamanika ubundi wizireba ibintu bizaba, ntuzite kubizabareba, abantu bazatangaza ndabizi. YouTube channel zimaze guhomba. Twakomeje ibihuha TV. Kongo yasabye imbabazi u Rwanda yibwira ngo umva yari urunana twakinaga ngo twihanganire rwose, urunana twamaze kubona yuko nta kintu kimwe kizaba twamaze kubona yuko nta kintu kimwe kirimo. Iyo ni Kongo. Nizere ko mumeze neza, ariko shaho mana yanjye we nkomeze mbabwire sasa, showbiz nyarwanda ikomeje gutera imbere. Showbiz nyarwanda twamaze kubona yuko amaze kujya munsi ya showbiz y'u Burundi. Abanyarwanda bakomeje kwifata ku kantu mu myanya ndangakumiro bitewe nuko baje gusanga showbiz yabo itangiye gucika amazi. Ibihuha trend. Nizere ko mumeze fresh. Ni Eliwayini ahangaha kuri Big Man Ipower. Nizere ko mumeze neza, muri kugendera Kigali cyangwa kandi mukagenda muri hejuru. Umva ngiyewe ngubu u Rwanda rwananema, ngiye kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Kimisagara. Aje gusanga karaga karitse nako naho gatandukanye no kuba kigunze kabayeho ari konyine, wagira ngo ni leta yigenga no yigeze munsi y'amazi. Ahango uhita ugira ngo niho nduba ryimukiye. Ni Eliwayini ibihuha TV, ibihuha trend. Nizere ko umeze neza. Nakubwiye ngo hari ibyo uzajya wumva wabyitaho, tayari ugasangana imwe bafunze kandi njya bivuze ntacyo bankozaho. Ibyo birakureba. Ujye utega amatwi wisekere, numva bisekeje, none umva binababaje, uzagirira rwose. Ntago kurira bibuzwa, ikibujijwe ni ugukabya, kuko ntabwo dukeneye kubona abantu badukura imitima. Reka twarabarambiwe. Komeza kurikira, umeze neza tayari. Twagiye. Umuntu kwa The Ben amaze kubwira Melody ati mbabarira rwose nk'umusaza twakoranye, nk'umuntu twazamukanye 2017-2018, mbabarira rwose ngiye ngusabye imbabazi. Umva yamaze gusaba imbabazi. Ubu ngubu The Ben tayari yamaze uwo bita Medina we yamaze gushwana n'umugore we amusiza yuko ngo yatangiye kuririmba indirimbo zitari iz'Imana, kandi umugore ashaka ko umugabo aririmba gospel. Abagore baradutegetse, karabaye harahiye. Ubwo se umugore nk'uwo ngo ushaka gutera icyuma n'ikofe wanayirya, hari ukwikaraga ukagira ngo ni nk'umupanga w'indege. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri macho, nizere ko mumeze fresh. Ibihuha trend. Yes, twagiye. Convention Center yamaze kwimukira mu mujyi. Niho Convention Center, inzu ya mbere ndende mu Kigali, iherereye mu mujyi. Iyo baracyaye kubaka ntirarangira. Uragereranya niyo kwa Makuza ukabona ni nk'akana neza. Gare ya Nyabugogo yamaze kwimukira he? Yamaze kwimukira Ishyorongi. Ubu ngubu muzajya mbunjya gutegera, ariko mwumva nka story mbazanye we mbakuye muri vibe z'amayoga yo mu kabari. Reka tubigarukeho nabyo. Ni gute umbwira ngo umwana w'imyaka 15 bamaze gufatirwa ibihano, wagiye gushinga utubari tw'abana b'imyaka 15, uzajya usangamo byeri, ugasangamo amazi ndetse na ji. Ubwo ngubwo ababyeyi mugiye kujya mubyara abana, wabwira ati hari akabari kagutegereje. Ubwo ikintu kizajya kiberamo kwa kundi abana ababyeyi bavuga ngo basohokanye abana, hari igihe dushiduka abana basohokanye ababyeyi bakajya kubagurira amaji. Ibaza umwana gusohokanya kugurira byeri. Urumva kandi akabari kabo ntaho kazajya kagize gute, ntaho kazaba gahari. Mbazo kazakari muri Dobandi Kosimusi ku isi ya 9. Ahandi ni he? Aho hantu niho hantu ngo haba vibe zirangaza abana ku kigero cy'uko ayita ibihuha trend. Ntazagira umuntu ndakarira kuko nyama nifitiye vibe zanjye. Yes, hari igihe ushobora kuba watonganye na shiri wawe, wakumva vibe mfite, ugahita ugenda ukamubwira ati ngiye ngusabye imbabazi tuniyunge. None abeshya se. Nizere ko mumeze neza. Ako filime nyarwanda zikomeje gutera imbere, ariko uko zitera imbere nako zitera inyuma. Abanyarwanda bakomeje kumenya ubwenge mu gushutinga filime. Ngo bagiye kugisha inama abakinnyi b'i Bugande cyangwa abakinnyi bo muri Amerika, bavuga ati gusomana mu ruhame ndetse no gusambana nibyo bintu bya mbere bituma showbiz igenda neza, nibyo gituma filime yanyu ikunda. Aho bita Suwara yamaze kwisanga muri RIB nyuma yuko avuze yuko umuntu wamuhaye imodoka akayimwakana wagiye bwita mureka. Ndahibaza sha umukobwa yakuretse
umutipe arakuretse bitewe no kumushitinga, none nawe ngo ugiye kujya kumureka. Ibaze genda bagufunga n'ubundi ntaki. Ubwo abantu bakurikiranaga filime ze muri mwihanganye, nababwiye ko ari ibihuha trend, umuntu bigenderaho biramureba. Byabivuze narindi ahangaha muri studio za Big Man Empire. Nibaza ko ntwara nta kibazo, wowe wabyumvise nzakubwira uze umfashe gufungwaho, ariko nabidanje. Nizere ko mumeze neza. Nyuma ko convention yimutse bayizanye mu mujyi Semuza, hano convention ari inzu bagiye kwatereka City Town ngo yamaze kuhagera. Ubyuke mu gitondo ujya kureba City Town ahantu yari iri, urahasanga convention. Ahantu convention yari iri urahasanga City Town. Stade Amahoro yamaze kuba iya mbere ku isi ku masitade ya mbere ahenze. Nababwiye ko ari ibihuha trend, birakureba nyine, ni akazi kanyu. Tumaze kurambirwa abakobwa b'abana bajya mu kabari bakarara mu kabari bakarara basinda. Ibaze nk'uwari umugore wawe, ni umugore w'ahazaza, nimbura kweri kweri. Ariko Abanyafurika mufite utuntu twanyu mwihariyeho. Mva ahantu hose waba uri, ikintu cyose waba uri cyo, upfa kuba uri Umunyafurika. Hari ibintu bibiri ugomba kwakira, ibintu bibiri, hari nk'ibintu nk'umunani ugomba kwakira. Umunyafurika iyo umuriro ubuze mu rugo wagiye kubona akabona amatara arazimye, asohoka aguruka ngo agiye kujya kureba ngo arebe niba abaturanyi bagize gute. Abaturanyi nabo bawubuze, bayanga gusigara mu kizima wenyine. ahubwo iki mudashaka kwijyana, mushaka kujyana n'abandi. Ikindi iyo muri kurya ibiryo biriho inyama, kuki ubanza kurya inyama, kuki ubanza kurya ibindi biryo ukaza kwikuza inyama? Ako ni ka kantu k'Abanyafurika muri rusange n'Abanyarwanda nanjye ndimo. Muri kumva se? Ikindi nacyo ndagishaka ukomeze n'ibihuha trend. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Ni Eriwine ahangaha nihinga ashobora kuba akoze subscribe, tujye tubana 5 kuri 5. Komana shari kamabwire ababebi bisigaye nyamaze kubona ko banabishyira. Ariko ni gute umutipe azaza kugutereta afite inzu, afite imodoka, ariko nta rukundo afite? N'ababebi ndeka nkubwize ukuri, njye ntago ngo namushaka, ndi nkawe nahita namureka. Na sister wanjye naramubwira ati uzabihorere ntukajye umuhungu gutesha umutwe. Nibihuha trend. Uwo bita Emirene tayari ubu ngubu, Emirene nyuma yo gukingiza abana batujije imyaka yamaze gutabwa muri yombi azira yuko yashakanishije abantu ku gahato. Ibihuha trend birakureba, nubyiteho n'akazi kawe. Utega amatwi ubyumve we gusa. Cyambere ni uko nyine wash. Nizere ko mumeze fresh, mumeze neza. Uwo bita Dorcas nyuma yuko mukuru we Vestine akoze igikwe, undi natangiye kwisobanukirwa, atangiye kujya mu rukundo n'umuntu ntazi, ufite isura tutazi ariko nawe ubwo arahari. Ubwo nabyo mugomba kubimenya, mukabimenyeshwa ahangaha ko kuri Big Man Empire. Nizere ko muri tayari bumeze neza ahangaha kuri YouTube channel yacu. Abatikitoka bo mu Rwanda bamaze kwemererwa inkunga ya miliyari 500 z'amadolari y'Amanyamerika. Ubwo murabyumva ko nta mutikitoka n'umwe mu Rwanda uzongera kuba munza kodesha. Ubu ngubu bagiye kugura inzu zabo. Ubwo buri muntu wese uramutse uzibagabanyije ushobora gusanga harimo nka miliyoni zingahe z'amadolari buri wese yagenda ahabwa. Ariko shabu murarokotse, murarukize ko abakinnyi ba filime batangiye kubivamo. Uwo bita Chita nyuma yuko abonye ko ngo mu bantu rwose batatanga urumuri mu isi no mu ijuru, tayari yamaze kwiyegereza Nyambo, batangiye gukorana filime. Ariko se wakoza ngo bimeze bite hagati ya Nyambo na Chita? Amakuru mfite ni uko Nyambo na Chita bari mu rukundo, bameranye neza. Titi Brown ndetse na Nyambo ibyabo ntabwo birarangira. Muri aho ngo muzi ngo abantu baratandukanye. Kara gatwika urukundo rumeze neza. Nyambo aranatwita umwana wa Chita. Ahubwo wakoza ngo umwana wa Chita na Nyambo azaza asa gute? Ubwo ni umumetisi, umusenegali ndetse n'umwongereza cyangwa n'umunyamerika, kimwe muri ibyo ngibyo. Utega amatwi, ni ibihuha trend birakureba. Wifata ubikwirakwiza aho ushaka, ibyo ni akazi kawe. Your content, this is my content. Meze neza, ndabemera cyane mwebwe munkurikira 5 kandi. Hako shano muri studio harashyushye mana we. Ngiye kujya nzana uburiri njyame mwahanga ku manywa nijoro, nikohora imva nagiye ikintu na kimwe nambara. Nizere ko mumeze neza muri tayari. Muri Amerika, umujyi umwe wo muri Amerika bahateretse inyubako yita Convention Center, Kigali Convention Center. Uko nguko yanditse, uko mbisomye nako na bibiri.
uze kujya mu bitangazamakuru urebe u Rwanda rwamaze kuba urwa mbere ku isi mu gihugu gifite isuku iteye ubwoba, kandi mu gihugu gitengamaye, gifite itoto, abaturage baho barya bagahaga, nta nzara n'imwe bafite. Ugere ko aba bandi bo hepfo birirwa bikoreye imicanga n'amabuye ngo bari kurwana n'u Rwanda, aho ngaho twabashyize ku ruhande. U Rwanda rukomeje kwerekana ko ari rwo rurenze. Indege ya Rwanda yamaze gusinya amasezerano n'indege muri Qatar, nuko indege izajya ihaguruka mu Rwanda ihita yerekeza muri Brazil, aho icyicaro cya Qatar kiri. Bimeze neza tayari. Ubu ngubu njye namaze no kubirakariramo noneho, kababwira akandi agastori kanyu ubundi nigende. Ntabwo nyambwira abantu basinziriye, kandi ikintu kigaragara cyo izi saha murasinzira we, kandi se nimufite. Genesis bamaze kuyihagarika nyuma y'uko hari ibiganiro bigenda biberamo bitemewe. Uwo bita Pirate ngo ni umushumba none. Abo ngabo bantu uko ari babiri nibo bamaze guhagarika amaraso y'abantu, ntabwo bagishaka ko abantu barya baryama. Biriya bintu ntabwo ari byo. Yari A1 ahangaha kuri Bigman Empire. Ukikenera content, comment hafi aho ngaho uhita nyibona, ubundi nanjye nkabakubita show. Nizere ko mumeze neza muri tayari. Bye bye, ebemera cyane, make sure ko wakoze subscribe ahangaha kuri Bigman Empire. Ni A1.